Ibihe byiza cyane kuri wowe wakoze subscribe kuri Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu, nyita Eric Wacu. Bombe breaking news cyangwa se inkuru igezweho nuko Kizigenza Balthazar Engonga Ebanga yarangije gusohoka gereza cyangwa se yarangije gufungurwa. Ese iby'inkuru ye bimeze bite cyangwa se bihagaze gute? Ni nyuma yuko ukora subscribe turahita dukomeza n'iyi nkuru usobanukirwe neza uburyo kabuhariwe yarangije kujya inyuma y'urukuta. Tudatinze rero hano kuri Real Vibe, umugabo witwa Balthazar Engonga Ebanga wabyanga ubyemera. Mu Bushinwa baramuzi, muri Australia baramuzi, ndetse mu Buhinde ndetse no muri Amerika yewe uramuzi, n'abana bawe bamwe na bamwe bashobora kuba bamuzi kiretse umwana utari wavuka. Kubera iki Balthazar azwi? Icyo wamenya nuko yarakurikiranyweho ibyaha bijyanye no kumenyereza umutungo w'igihugu ndetse no kukoresha mu nyungu ze bwite. Urukiko rero rwo muri Guinea Equatoriale rwaje kwanzura ko Balthazar Engonga Ebanga rumuhanaguyeho ibyaha kubera ko baje gukora iperereza bagasanga imitungo ye yose ntaho ijyanye, ntaho ihuriye n'uburiganya, kubera ko ari imitungo yagiye avana mu maboko ye bwite. Rero Balthazar yahise ko arekurwa, ubu ngubu ari hanze y'urukuta rurerure cyane. Kuba bibazaga rero ngo ese bizagenda bite, ese Balthazar azafungwa imyaka ingahe, cyangwa se ibijyanye na ya mafoto 400, nuko ibyo byaha bijyanye n'amafoto 400 nta na kimwe yakurikiranwagaho kubera ko nta numwe wigeze arega, kandi ko nta numwe yigeze afata ku ngufu ngo mufotore ari amafoto cyangwa se ari amashusho agera kuri 400. Rero ababyakiriye cyangwa se hari abantu benshi bagize reaction cyane bishimira irekurwa rya Kizigenza Balthazar Engonga Ebanga, barimo abagabo 400 baba abagore bose yagiye afotora cyangwa se yagiye afata amashusho. Bamubabariye kandi bamwakiriye cyane kuko bari mu bantu ba mbere bamwakiriye ku rwego rwo hejuru, ko Balthazar ari intwari, ko nta cyaha yigeze akora, ahubwo ko ibyaha byaba byarakozwe n'abagore babo bamwishyiraga. Rero Balthazar kugeza aka kanya ubwo turi kuvugana cyangwa se ubwo uri kumva hano amakuru hano kuri Real Vibe, ni umwere yaba muri sosiyete ndetse no mu nkiko. Balthazar rero ni mu mufashe namwe mu mwakire mu muryango, aze yisanga muri sosiyete hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu muryango we bwite. Kiri Balthazar Engonga Ebanga agiye guhita afungisha muri ba bantu bagiye kumusaka, agiye guhita afungisha abantu binjiye muri system cyangwa se binjiye muri computer ye bagakuramo ayo mashusho, barangiza bakayasakaza ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko bafashe ubuzima bwe bwite babushyira hanze. Abambere rero batangiye kunugwanugwa kandi ngo ibyaha bibahamye bahanwa cyane bihanukiriye. Nuko byifashe rero, hari abantu benshi uwamuserereje, uwamuvuze nabi wese cyangwa se uwamututse nawe agomba kwitegura ko umuryango wa gereza nufungura cyangwa se Balthazar niyinjira mu rukiko ko nawe ashobora kuzisanga ageze mu rukiko cyangwa se akanafungwa. Nuko byifashe hano kuri Real Vibe. Iyo ubana natwe inkuru zose zitazikugereraho ku gihe nk'ibisanzwe, nge nitwa Eric Wacu. Ciao ciao. Hano niho ushobora gukora breaking news cyangwa se amakuru agezweho.